bikugora bitewe no kutabona umwanya, uploadinga nka kabiri mu cyumweru, nabwo uhozeho, kabiri mu cyumweru uhozeho ubikore cyangwa se unarusheho. Ni ukuvuga ngo YouTube ibishaka consistency, very consistency. Ni ukuvuga ngo hari n'undi mugani cyangwa se akandi gasirogo kavuga ngo consistency is key. Ni ukuvuga ngo abantu bahozaho bakora ibintu byabo bagahozaho nibo bagera ku ntsinzi. Tugeze ku kintu cya kane, aba YouTubers ubona bakunda gukoresha cyangwa se imbuga zabo zigatera imbere, nibyo bita SEO cyangwa se Search Engine Optimization. Muri ubu buryo cyane abantu bakoresha kuri izi YouTube channel zabo, video zabo zikaba zabasha kugaragarira abantu bakunda kuzishaka cyangwa se bakunda kuzireba. Nicyo gihe bakunda kwifashisha ibintu bitandukanye, harimo nk'ama keyword bakoresha kuri video zabo. Ese ugomba kumenya iyi video nakoze, ama keyword ajyanye n'iyi video nakoze ni ayahe. Niba ari uguteka ndashaka keyword cyangwa se njye guteka, bizaterwa na video. Wite kuri title yawe, reba ko title yawe ihuye n'abandi bakora izindi video. Ushake title itagoye abantu, itazagora wa muntu uri kwandika muri search agiye kureba video zawe. Ugomba kwita kuri description, shyiramo description ijyanye na video yawe ibyo igamije. Ikindi kandi wite no ku tags, wige